Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. None turi tariki ya 15 Kanama, mwaka w'ibihumbi 2020. Turahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Amasomo matagatifu turi buzirikane kuri uyu munsi, isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 11, umurongo wa 19, n'umutwe wa 12, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, n'umurongo wa 10. Zaburi ni ya 44. Isomo rya kabiri turirisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti, umutwe wa 15, umurongo wa 20 kugeza ku wa 27. Ivanjiri ni ya Luka, umutwe wa 1, umurongo wa 39 kugeza ku wa 56. Ibyo tuzirikana mu isomo rya mbere, turabona Yohani Ntumwa atubwira mu marenga uko yabonekewe umugore ubengerana nk'izuba. Ni ikimenyetso gikomeye cyagaragaye mu ijuru. Yari umugore wisesuyeho izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Uwo mugore kandi yari atwite. Uwo mugore Kiliziya imubonamo urwibutso rwa Bikira Mariya n'umwana we Yezu watubereye umucunguzi. Mu isomo rya kabiri, Pawulo mutagatifu aratwereka ingwate y'ubwami bw'ijuru. Uwa mbere watashye mu ikuzo ry'ijuru n'umubiri we na roho ye ni Yezu. Uko ameze niko tuzamera natwe. Ese Kristo yataha mu ikuzo, nyina agasigara mu butindi bw'urupfu? Reka tuzirikane ibintu bibiri muri iyi Ivanjiri ya Luka. Icya mbere, ese Bikira Mariya yapfuye nkatwe? Icya kabiri turi burebere hamwe ni iki ngiki. Twumva dute iyobera ry'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya? Icya mbere tukizirikaneho, ese koko Bikira Mariya yapfuye nkatwe? Nko mu mwaka wa 300 nyuma y'ivuka rya Yezu, abakristo bari batuye muri Palestina bagiraga umunsi mukuru wa Bikira Mariya ku itariki ya 15 Kanama. Bagasingiza kuri uwo munsi Mariya umubyeyi w'Imana. Muri icyo gihe abakristo nanone bari bafite akamenyero ko gusingiza abatagatifu ku munsi bapfuyeho bagira bati: umunsi bapfuyeho niwo munsi bavukaho mu ijuru. Kubera ko basingizaga Bikira Mariya ku itariki ya 15 Kanama, bashatse kumenya uko uwo mubyeyi yapfuye. Bati: ese yishwe n'iki? Ese yaguye hehe? Bashatse igisubizo cy'icyo kibazo, ariko byarabananiye bose. Ntacyo babonye cyerekeye urupfu rwe. Na n'ubu ntituzi neza uko byagenze. Abahanga mu by'iyobokamana benshi bavuga ko yapfuye nkatwe twese, akanyura mu rupfu nk'uko Yezu yanyuze mu rupfu, hanyuma akazuka nk'umwana we agataha mu ijuru. Abandi bahanga barabihakana bati nta cyaha yakoze, habe n'icy'inkomoko. Rero nta gihano cy'icyaha cyitwa urupfu yahawe. Papa Piyo wa 12 we
ahamya iby'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya avuga ati, Mariya umubyeyi utagira inenge w'Imana, umubikira iteka, arangije urugendo rwe munsi, yazamuwe mu ikuzo ry'ijuru mu mubiri we na roho ye. Mu yandi magambo akoresha aravuga ati, Bikira Mariya yakujijwe n'umwana we. Ngaya amagambo ya Papa Piyo wa 12. Bavuga ko umunsi wa Pentekoste uhise, Bikira Mariya yakurikiye Yohani intumwa mu mahanga ya Turukiya mu mujyi witwa Efezi, ngo niho Mariya yasaziye maze ava munsi asanga umwana we mu ikuzo. Ibyo ariko ni ugukeka, nta mugabo ubihamya, nta gitabo, nta rwandiko, nta gisigazwa, nta kintu kitubwira imisazire y'uwo mubyeyi. Ariko tuzi ko yicishije bugufi kugeza ku ndunduro. Uyu munsi amasekuruza yose amwita umuhire. Icya kabiri rero tugiye kuzirikanaho, twumva dute iyobera ry'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya? Icyo Kiliziya yemera kandi yamamaza uyu munsi mu byishimo ni iki? Ku buntu bw'Imana, Mariya yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye, yicara mu ikuzo aho Imana yamugize umwamikazi w'ijuru n'isi. Twese n'abantu bose tuzapfa, duhambwe, imibiri yacu igume mu gitaka nk'imbuto kugeza ku munsi w'izuka ry'abapfuye, ndetse n'abatagatifu barapfuye. Naho roho zacu zijye gucirwa urubanza rwo guhirwa cyangwa rwo gucibwa. Ku munsi w'imperuka tuzasubirana imibiri twahoranye, twinjire mu isi nshya cyangwa mu nyenga y'umuriro. Yezu we amaze gupfa no guhambwa, yakandagiye urupfu arazuka. We rero yasubiranye umubiri we, yinjira mu bugingo bushya butagerwaho n'urupfu kandi butanduzwa n'icyaha. Ni ubugingo bw'ikuzo n'ihirwe. Kubw'impuhwe z'Imana, ubwo bugingo bwuzuye, twese tumaze gupfa no gusukurwa, tuzabusangira na Yezu ku munsi w'imperuka. Bikira Mariya we ntituzi ko yapfuye ngo ahambwe. Icyo duhamya kubera ukwemera ni uko umubiri we utagombaga gushanguka, kubera ko yisanishije n'ubw'umwana we. Kandi ibyo twemera nanone ni uko umubiri we utagombaga gushakirwa mu mva y'iyi si, ahubwo kimwe n'umwana we Yezu yajyanywe n'umubiri we na roho ye mu bugingo bushya bw'ikuzo. Erega twebwe imibiri yacu ishanguka kubera icyaha. Ibyaha twakoze nibyo bishangura imibiri yacu, ariko w'icyaha ntiyakigeze. Niyo mpamvu n'umubiri we ntiwagombaga gushanguka, kubera ko nta na rimwe wigeze uhura n'icyaha. Muti twabyemera dute kandi ibyo bitanditse mu ivanjiri? Tuvuga dutyo kuko tudacengera ivanjiri ngo duhishuremo ibyo Roho w'Imana yahishemo, bikaba bisobanurwa n'inyigisho z'uruhererekane. Ivanjiri iravuga iti, Nyagasani ari kumwe nawe. Tubisanga mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 28. Kugira ngo ayo magambo ahora ari impamo, twavuga iki?
twavuga ko Mariya ari kumwe na Nyagasani, atari Mariya wapfuye, ahubwo ari Mariya wuzuye, ugifite umubiri we na roho ye, kandi uwo Nyagasani bari kumwe ni Yezu, umwana we wazutse. Ivanjiri iti wagize ubutoni ku Mana. Ese Imana yagira Mariya umutoni, maze umubiri we ukaba waborera mu mahanga tutazi? Nanone Ivanjiri iti uzabyara umwana, azamwita mwene nyir'ijuru, azategeka, ingoma ye ntizashira. Koko Yezu mwene Mariya yarazutse, atsinda urupfu, aba muzima n'umubiri we na roho ye mu ngoma idashira. Twese twemera ibyo nta mpaka, ariko uwabyaye uwo mwana witwa nyir'ijuru we yasigara ari mu butindi bw'imva. Bibaye ibyo, natonganya Yezu ngo asuzugura nyina. Ivanjiri nanone iti ugiye kuvuka azitwa umwana w'Imana. Kuko Yezu ni umwana w'Imana wapfuye akazuka. Ese Yezu yaba ate muzima wenyine? Ese yatinza nyina mu rwobo rw'urupfu? Ese yaba yaratsinze urupfu burundu, maze uwamubyaye agasigara mu maboko yarwo? Yaba atagira isoni? Ivanjiri nanone iti wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Yasingizwa ate kandi yibagiriwe inda yamutwaye mu mwijima w'urupfu? Ngaho namwe nimunsubize, wakwibagirirwa ute inda yagutwite ukayishyira mu mwijima? Bavandimwe, twuzuze amagambo y'Ivanjiri aho kuyagabanya. Yezu ari mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Mariya nawe ari mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Ese ubundi Yezu yaba yicaye mu ijuru ari imfubyi? Ivanjiri ntitandukanya Yezu na Mariya. Ari i Betelehemu, ari i Nazareti, ari no ku musaraba. Kiliziya nayo ntiyatandukanyije umwana n'umubyeyi we munsi igihe baducunguraga. Ntizatangira kubatandukanya bageze mu ijuru. Kristo bavandimwe, burya ufite umubyeyi arateta. Bikira Mariya ni umubyeyi wacu. Reka rero tumusabe natwe aduhakirwe ku Mana, aduhakirwe ku mwana we Yezu Kristo, nawe amuhindukirire amudutumeho. Bikira Mariya atubwire ngo icyo Yezu ababwira cyose mugikore. Ahasigaye natwe dukore ugushaka kwa Nyagasani, kugira ngo Nyagasani Yezu akomeze abane namwe. Imana ibarinde. Il Padiri idukomeze Providence, Paruwasi ya Nemba. Bikira Mariya umubyeyi wacu akomeze abahakirwe.